nani soni musisha ariko nanga gatongo abari nani soni zakujwigiri wowe ngwino mukore kuri polisi nani soni umwana w'imyaka 13 mukabari ukamwita nani soni haguruka kugenda mukore kuri polisi haguruka nani wowe kwakasi kakirwa mu musaza uyu ntabwo ubona ko uyafite umwana w'imyaka 20 gushuka iki ibigeragezo sikarande kabisa kubaho nabisikara mbonye inkuru nzavuga iwacu ariko inzara nitwisha tuzimukira inanga. Mwiriweho mwiriwe mute turaho nk'ibyo yego umunsi se wagenze ute ko ngeyo niriwe noneho mbona byambereye ibindi umunsi se ntuwurora we hari icyo utarora ariko ndabona mwebwe imvura igwa nta kibazo imyaka ndabona isa neza kandi se byagendaga gake gake biragenda wose nturora hari amaso ntaguha aha ndabona ari sawa nta kibazo se ahubwo ko ndeba muri iyi minsi uri kwikorera imirimo wenyine iminsi maze nkaba mbona akadudu ntakibona yagiye he mbega siporo we nananiwe mbega siporo kamwe kutuntu nikorera ubundi kutuntu nikorera mbega harunurutse amasaha 5 ni burya ziracyarimo kabisa ngo no musaza wewe kutuntu nikorera kondo musaza kutuntu nikora cyane najyaga murasha ntabyara cya mutesi undi cyose nicyo cyakuzanye nabazaga ariko ndakubaza hari wakuntumye nawe oya nta kuntumye ariko nyine urumva nanjye nkanye na wabonago naje mfite n'urukumbuzi ariko mbonye iminsi baye myinshi ntamubona ngira amatsiko yo kukubaza ahantu yaba yaragiye ubu se kutahamusanze we hari icyo mariye ntuba wagiye ariko nanjye naje nakusobanuriye ko ari akazi nabonye nahangaha nibyo nirukankagamo akazi kawe nyine jya wirwa muri ibyo ngibyo byakuzanye kuvuga nabi ko ndo Ruzari byisiga ufite byonyene wabaye iki madame wagira ngo hari wakuntumye ndumva atari gusa mko nyamara koko waciye umugane kindi byaramweru na muhima banza mama afite ahandi hantu yagukuye atari uwa papa ibyo nakazi kawe umuntu arakubaza ikintu nawe uraje byari bimende nk'ibyo byaje mu rugo umwana kuruko wamureze babarira Reka mbe nkukingurutseho gake ndagaruka muri ntawasi hoshi igenda namwe mwese ntacyo mumariye gifite agatege nawe ubundi najya nkwaye kutuntu nikorera ubundi tuba tugomba gukora siporo turwanya ibirwara bibi byo mu mubiri kugira ngo bitatwataka bitatwataka sha amanga yo gusaza umuntu arwaye za rubaga impande aya ko numva ndushyira ariko reka nongere umuntu twa pompaje sha twa pompaje abaye ngada biranze na kimwe maze sha kameze sha aho nuyi yego sha uri kubyutsa uri kubyina Jewe turana ndi kubyina sha jewe aya mwana ndi gukora siporo amayi ngayane ahubwo se wowe bitabyaho ni byiza dukora siporo nta kibazo yewe ntabwo siporo nashobora nambaraga mba nifitiye kubera iki se ugomba gukora siporo abandi bajunguja ifiriti n'inyama uri kuzunguza ibishyimbo n'ibijumba mbasha ntuze kunukira hano urumva jewe ndi kwikora siporo sha
nanjye mwigana se ko nabishobora. none se abakora siporo nuko baba bariye ifiriti n'inyama kareka baba barimo kubicugusa ngo bumve ko byagabanyuka. buri muntu wese agomba gukora siporo wacyanawe urumva wowe bazitunga utagaragaza uwo mudigi wawe huzuyemo inzoka n'iminyorogoto. Ubu nanjye muri siporo byagabanyuka cyane rwose. uba ugomba gukora siporo iranga y'inda y'umugabo rwose. n'inda y'umugabo reka nkoreho rero urutoki rutinjiramo. reka uretse kakanjombe yarakomeye urayibona ngo reka ngende ariko reka njombeho de aho se natobotse kiri kwinjira siko wagira ngo ndi kujomba mu bugari. reka uba ugomba gukora siporo ugakomera. siporo iyo ukoze siporo ugira umubiri ukomeye ugira imbaraga ubu ngubu ubona ukwita n'ijigo. wanshobora se wowe ngo nuko muri siporo ntabwo wanshobora urabona gushoboye genda kumemba nanjye none uzajya muri siporo Kajya muri siporo nanjye. Twagiye. Kajya muri siporo nanjye. Oya. Kajya muri siporo. Wabonye. Urabona ko ngomba ugomba gukora siporo. Nawe ukora Kajya siporo. muri siporo nanjye ndebe ko zakomeye. Wambonye se urabona ko nkurusha imbaraga nawe ukora siporo ugabanye icyo kidigi icyo kidigi rwose wenda nawe kajya muri siporo mbanza ngo twakotaje amaye urabifuyera kubera udakomeye uyu si ubura imbaraga ubu mba ntahere mu gitondo niruka nkagira iyo ngiyo ukujya uza kumpamagara ahubwo ukancaho mu cyakare. leta idushishikariza gukora siporo kugira ngo twirinde indwara z'umubyibuho ukabije ndetse na puresha urumva. ahubwo nanjye ndo ikintu ngiye gukora ngiye kujya ngira ibijumba n'ibishyimbo ngabanye umubyibuho kuko inyama zinera kubyibuha n'ifiriti. ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko byatuma utarya inyama kuko n'inyama nazo ziri mu byubaka umubiri n'ibyo bishyimbo kandi nabyo biri mu byubaka umubiri n'ubundi inyama nk'ibishyimbo ahubwo uba ugomba kurya indyo yuzuye yaba ibyubaka umubiri yaba ibitera imbaraga yaba n'ibirinda indwara byose ukavangavanga. ubu uyu mudigi ufite nakibanda ku kirere ugomba kurya indyo yuzuye. indyo yuzuye harimo iki? harimo ibirinda indwara harimo ibitera imbaraga harimo ibyubaka umubiri. ibyo byose rero uba ugomba kubirya kugira ngo ugire ubuzima bwiza. uranyumva? ndabyumva. ugomba rero dore nk'ubu ngubu urugero rero ni nk'iki rero urugero uba ugomba kurya ifunguro ririmo umwumbati ukarya ifunguro ririmo inyama ukarya ifunguro ririmo dodo buriya nazo nubwo ubona tuzihinga ziba zifite akamaro kanini kandi wirirwa ubica aho ngaho ubisoroma ujya kubyihesha muri tuwarete. nta mpamvu yo kubyihesha ahubwo ugomba kuzirya urumva. sawa rero reka nkomeze nikore ka siporo sawa ariko nawe ugomba kujya ubizirikana sibyo.